muri uyu mwaka sinkubwiye ngo ufate ibuye urishyire hariya, ndashaka kukubwira ngo amina ukurura ahantu wanyuranye n'Uwiteka. Haleluya. Wibuke umaze gupfusha ababyeyi ukuntu Imana ya Isiraheli yakureze ikakurera kuruta abafite ba se na ba nyina. Wibuke ukuntu wize bikugoye ukabona minerivare ukajya kurangiriza hanze biturutse mu mbaraga z'Uwiteka. Imana ihabwe icyubahiro. Wibuke ukuntu wagiriye kuri airport mu muryango wawe nta n'umuntu wari bwabone kaburimbo umuhanda w'umukara. Hari abawubonye bamaze gusaza, abandi babona umuhanda w'umukara ari wowe binyuzeho. Wibuke ukuntu Uwiteka yakujyanye mu bihugu by'amahanga, wagerayo Uwiteka akaguha ubwene gihugu, akaguha akaza akakugabira, nawe ukaza bavuga ati dutegereje umunyaburayi. Ugeze hari i Kanombe ndetse n'ahandi, byose bikorwa n'imbaraga z'Uwiteka. Wibuke abagukatiye za gereza, Imana igakinga imiryango. Wibuka ye watangiwe ngo wicwe, Malayika w'Umwami Imana hakahaba. Wibuka abapfumu bakugiriyemo, bagiye mu bapfumu bo muri Afrika, bajya mu bapfumu ba hafi ndetse na kure, bagukubitishije inkuba zo kumanywa, baguhimbiye amadosiye, baguhaye uburozi bw'uburengano ubutegano, barakugambaniye mu buryo bushoboka. Uwiteka bamba amahema, bahize ibibondo byawe ntibagira n'umwe babona, bakwirukanishije ku kazi uhita uhabwa kontara shyashya. Ubu tuvugana muri uyu mwaka urayicaranye. Haleluya. Cyangwa warangiye umaze gusinyirwa. Ibyo byose ndashaka kubyibuka. Wibuke igihe wari uryamye kwa muganga, abari bari iburyo bwawe n'ibumoso bwawe bakajya batwara abantu muri moruge buri kanya, kandi indwara wakize hari abo yishe. Imana ishimwe. Ndashaka ko twibuka. Numara kwibuka ibyo bintu uhita ufata ikintu bita umuhamya, uzakwibutsa Uwiteka iminsi yo kuva ku Mana yagera, ukavuga uti ntibishoboka, ntago namuva. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nizere ko muguwe neza. Mbifurije kandi umwaka mwiza wa 2022 mu kwezi kwaho kwa mbere. Niyo matariki tugezeho. Hanyuma nizere ko muguwe neza. Nizere ko umwaka mwawutangiye neza. Nizere ko Imana ibarinze kandi ko mukomeje kubona ukuboko kw'Imana isumba byose. Nizere ko imbaraga z'Imana ikomeje kuba mu ruhande rwanyu, kandi nizere yuko mukomeje kuzura imbaraga z'Umwuka Wera muri uyu mwaka turimo. Amahoro y'Imana abane namwe. Rero abatameze neza ni muhumure muzamera neza, abari mu ntambara data azazirwanya, abafite ubushomeri ni muhumure Imana izatanga akazi, ni muhumure ifubyi Imana izababera umubyeyi, kandi abapfakazi namwe mukomere Imana iriho ku bwanyu. Abadafite epfo na ruguru namwe ni muhumure, kuko Imana ni byose ku bantu bayiringiye kandi bayifite. Rero mukomeze mukomere, ntimutake nk'abatagira Imana. Kwirinda mu bivange no gusenga, gusenga mu bivange no kwirinda. Mperutse gutanga icyigisho mbabwira yuko ijuru dushaka kujyamo tuzaritegurira inaha mu isi, kandi nutabasha kuba mu isi umenye ko n'ijuru ntaryo uzibonera, kuko ikizami kiduhesha kujya mu ijuru tugikorera inaha mu isi. Niyo mpamvu iyi si rero nayo tugomba kuyifata neza kugira ngo tubone uko twitegura no kujya mu ijuru. Mukomere rero, nimukomeze kumva ibintu biteye ubwoba biri hirya no hino, bigenda bibatera ubwoba, bibakura umutima, inkingo igihumbi, antikristo, gupfa 666, wenda hazaze za 6600. Imana iri mu ruhande rwacu, kandi nta kintu cyose gishobora kuba Imana yacu itakibonye cyangwa itakizi. Imana iriho ku bwacu. Haleluya. Rero ndabashuhuje abari mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara nyinshi zitandukanye, abakunzi ba Mama Sharirene official, by'umwihariko mwebwe mwakoze subscribe, mwe mukunda gukora share ndetse mukandika aho hepfo kuri comment mutanga inama n'ibitekerezo, mutarimo gusenya ndetse no kurimbura. Turabashuhuje, turabakunda. Muzahirwe n'imbaraga z'Uwiteka, amaso y'Uhoraho ntazabaveho, umugisha w'Imana uzabatondagire nk'urume, Imana izabarwanirire mu mpande zanyu zose uko arenye, zaho mutuye naho muri, abari mu Rwanda ndetse no mu bihugu by'abaturanyi, abari muri Amerika y'Ruguru n'Iyepfo, abari muri Australia, muri Europe, mwese Imana ibaha umugisha kandi ibiyereke. Ndasuhuza abamasera, ndasuhuza abapadiri,
ndasuhuza abayisilamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwese muri abantu b'Imana ndabakunda. Nizere ko rero namwe mumeze neza, ndabizi ko munkurikirana muri beshi. Imana rero ibahe umugisha. Turasuhuza abashinzwe umutekano, muri abantu tudashobora kwibagirwa mu buzima bwacu. Iyo umunsi tuwutangiye kandi tukawusoza, twibuka yuko hari imbaraga zanyu ndetse n'ubwitange bwanyu bwahabaye. Icyo turakizirikana twe kandi tugihoza ku mutima. Kuba twishimira imyaka tumaze, tukaba tugeze muri uyu mwaka, mvuga ngo fite imyaka runaka, fite imyaka, ndabizi neza ko babigizemo mwabigizemo uruhare, kuko umutekano wanyu iyo utahaba ntabwo tuba tugeze aho tugeze. Ikindi nzi nuko nkunda kubwira abantu ngo Bibiliya n'imbunda birakorana. Bibiliya n'imbunda birakorana. Igihugu tuvukamo cyangwa uvukamo aho nkurikirana ndetse n'igihugu cyo mu ijuru byose nibyubahwe ni ibihugu. Kandi nkunda kuvuga ngo umwami n'umwami Imana baruzuzanya. Nkavuga ngo amaturo n'imisoro byubahwe, pasiteri na gitifu bubahwe, afande Ntuza na afande Jesus nabo nibubahwe. Mbese tujye dufata iby'umwuka tubihuze n'umubiri. Ntago umwuka wava mu mubiri ngo umubiri ukore, nta nubwo umubiri wava mu mwuka ngo ukore. Ubugingo n'umubiri byose biruzuzanya. Mureke twubake ibintu byose tubyubakishije ijambo ndetse n'ubwenge. Amen. Nari nibagiye gusuhuza urubyiruko. Bamwe mwasubiye ku mashuri, abandi murindiriye akazi, abandi murindiriye minerval, ibintu nk'ibyo. Ariko nimuhumure mwese, Imana iri mu ruhande rwanyu. Uyu munsi rero ndashaka tuganire amagambo y'Imana nkuko mumenyereye amagambo y'Imana kuri Mama Sharirene official ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bihanyura. Hari filime isigaye isohoka kuwa mbere, filime yitwa Imperuka. Filime Imperuka isohoka kuwa mbere saa 2 cyangwa mbere yaho gato. Hanyuma hakaba filime yitwa Ikigugu nayo isohoka kuwa gatatu saa 2 cyangwa mbere yaho. Hakaba indi filime isohoka kuwa gatandatu yitwa Ubuhenebere Karundura. Ibyo byose mugenda mubikurikirana. Dufite icyigisho cyitwa umusirikare wa Kristo, tugeze kuri episode ya 23 kandi tukagira tegurejo y'urubyiruko igisohoka kuwa gatanu. Dufite ikiganiro cyitwa Kera n'ubu hitorero, tukagira n'icyitwa Hakorwa iki, kandi tukagira ikindi kiganiro kivuga ngo menya nibi mububatse mu rugo. Ibyo ni ibiganiro bica kuri Mama Sharirene official. Nshuti zanjye rero sinatangira ntabashimiye by'umwihariko abakunzi banjye. Murankunda, ndabizi nanjye ndabakunda. I love you so much. Biranezeza kubabwira mu Cyongereza, nimenye ikirutaho ngaho nacyo nzakibabwira. Hanyuma nkabwira nabandi bandika comment zo gutukana no kuvuga nabi. Burya iyo ntutse mpita mpakura isomo. Hari uwamerutse gusubiza ndamubwira ngo umenye umugisha cyangwa umusaruro nkura mu bitutsi untuka ntiwazongera kubikora. Ariko burya iyo munutse cyane nkomeza kugenda nkuramo amasomo y'ibyo ngomba kwigisha. Hanyuma bavuga ngo sinkabasubize. Ubundi abantu ntajya asubiza n'abapagani badasenga, ariko abarokoresha nzajya mbasubiza ku buryo nzajya nsubiriza n'abandi bose bazaba baza mu myaka yanyu yo kubaho. Iyo ndi kubasubiza rero biranezeza umutima wanjye ukishima, niyo mpamvu mbikora. Rero nzajya mbikora kandi nzajya ngusubiza igisubizo gihwanye n'ikibazo wambajije. Rangaje uzajya mbaza muri yo nzajya ngusubiza. Ubundi namwe nimukomeze mukore, nta muntu n'umwe utagira umukoresha. Ndashaka rero dukomeze mu ijambo ry'Imana, hanyuma tuvuge mu buzima bwa Yosuwa. Ndashaka tuvuge ngo mu buzima bwawe ugomba kugira igihamya cyerekana ko Imana iriho. Ugomba kugira igihamya kikwereka ko Imana iriho. Mureke mbabwire, ugomba kugira igihamya, haleluya, ku buryo naho wagera mu bikomeye ugomba kubwira ngo mwabikomeye mwe, ntabwo ari mwebwe muriho gusa, n'Imana yacu irahari. Ugomba kugira igihamya kikwereka yuko Imana itabara, kikwereka ko Imana ikiza, kikwereka ko ijuru ririho. Ugomba kugira ibihamya by'ibyo wizeye, kuko
tugeze mu gihe inyigisho z'ubuyobe zabaye nyinshi, abakozi ba Satani barahagurutse, kuko Satani ntago yaryama, ntago bishoboka. Iminsi yo kuba mu isi kwe irimo iramushirana, kandi iminsi we azi kuyibara, ntago ari indindagize nkatwe. Satani akora amasaha 24. Biriya wicara ngo ndafata kakonje, biriya wicara ngo ndumva maze kunanirwa, tingiye muri iki gihugu ngiye kuruhuka, ivuga butumwa ndarihagarika haya amezi. Ubu turiya twapoze dufata, kandi kuruhuka ni byiza. Turiya tuntu twose we ntatugira. Akora mu mvura, agakora mu zuba, akora kuri Noheli na Bonane, akora muri weekend no mu mibyizi. Arakora kuko we azi kubara ibihe kuturusha. Ibizatujyana mu ijuru arabizi, ibituma Imana igumana natwe arabizi, ibyatuma Imana iturakarira arabizi, ibyatuma aturimbura arabizi, ibyatuma Imana itwishimira arabizi. Ntashobora kuryama kuko igihe cye cyaramushiranye, kandi mu bintu azi arabizi ko yakatiwe burundu. Mu bantu bazihana we ntabamo, mu bantu Imana izababarira ntabamo. Ntago rero ashaka kurimbuka wenyine. Niyo mpamvu abateza ibyago n'amakuba, akabereka ukuntu mugomba kurwana intambara mu buryo bucuramye, akabayobya ukuri, akabereka ikinyoma. Niyo mpamvu kwiyorohereza gusigaye kuriho. Abari abeza yabahinduye ababi, inyigisho z'ukuri yarazicuritse. Gutanga icya 10 byari ibya kera, icya 10 ntibyemewe. Nimukomere cyane. Guhora mu nsengero ntago biri ngombwa, kandi kwatura ibyaha ntago ari ngombwa. Yatubabariye ibyo twakoze n'ibyo tuzakora byose. Ijuru yari duhereye ubuntu gusa, mugire kwizera. Izo nyigisho nizo ziriho. Ariko nimureke mbabwire, ubundi Imana irinde bahera ijuru ubuntu, isi yo yonyine uyiberamo ubuntu. Ariko uziko museta, isi muyiberamo ubuntu. Winjira muri kwasiteri ukishyura, wajya kwa muganga ukishyura, wagura umucyayicyayi ukawishyura, wagura urusenda ukarwishyura. Ibintu byose tubamo muri ubu buzima ni ukwishyura. Ujya kugura ikintu mu mujyi, umuntu yavuga ati ndakurangira iduka ririmo, ukamwishyura. Abantu bose babaye abakomisiyoneri. Waka umuntu nimero z'umuntu, aturabanza unyishyure. Wavuga ati ntuzayimukiye he, banza unyishyure. Ibintu byose ni ukwishyura. Hanyuma ibyo bintu by'ibipapuro n'ibintu byose bidafite umumaro tuzapfa tukabisiga, barabyishyura. Hanyuma ijuru ryo rikaba iry'ubuntu. Barababeshya. Nta juru ry'ubuntu rihari. Tuzajya mu ijuru kubw'imbabazi z'Imana. Mbese twikorera ibyaha uko tubishatse, ubundi tuzajyayo kubw'imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana ziratweza zikadutunganya. Imbabazi z'Imana zikaduha imbaraga n'icyo zikora. Ariko ntabwo imbabazi z'Imana zizadusanga ngo twiryamire dukora ibyaha nkana, ubundi tuzigire mu ijuru. Narababwiye ngo ijuru muzajyamo icyo kora n'iryakamonye. Mureke mbabwire, tubanze turebe aya magambo y'Imana. Turebe Yosuwa mu bice byaho, ibice 24 Yosuwa. Hanyuma ture ku murongo 26. Ngo nuko Yosuwa yandika ayo magambo mu gitabo cy'amategeko y'Imana, yenda ibuye rinini arishinga munsi y'igiti cy'umwera cyegeranye n'ubuturo bwera bw'Uwiteka. Cyegeranye n'ubuturo bwera bw'Uwiteka. Yosuwa abwira abantu bose ati, dore ibuye niryo muhamya ubu uduhamiriza ibyo kuko yumvise amagambo Uwiteka yatubwiye yose, nicyo gituma ribaye umuhamya muri mwe, kugira ngo mutazihakana Imana yanyu. Kugira ngo mutazihakana Imana yanyu. Haleluya, haleluya. Yosuwa yari yarahawe akazi gakomeye karuta ko dufite. Mureke mbabwire, nimba njya mbabwira ngo mu bintu bigoye muri iyi si ni ukuyobora abantu. Kuko mu bantu uba uyoboye harimo abajya mu ijuru n'abagikuzimu. Mu bantu uyoboye haba harimo abahutu n'abatutsi n'abatwa, n'abashigajwe inyuma n'amateka. Abantu baba barimo. Haba harimo abajura bicanye n'abarozi. Mu bantu uyoboye haba harimo ihene, harimo n'intama. Mu bantu uyoboye
harimo abantu badafite na gahunda yo kujya mu ijuru batanabishaka mu bantu uyoboye. Hari abantu b'abagome bakunda n'ubugome bagakunda n'ababukora mu bantu uyoboye. Hari abantu babi banezezwa n'abababara gusa waseka bakarakara mu bantu uyoboye. Mureke mbabwire, abayobozi yaba b'igihugu yaba abitorero, mwubahwe, mufite akazi gakomeye. Iyera Imana ikomeye ibaha imbaraga kuyobora. Abantu benshi babyiganira kuyobora, ariko ntimuzi mu kuyobora ibintu bibamo. Si ukubabeshya. Nuwambwira ngo aranterekeraho intebe imeze gute ngo nitwe umuyobozi, nkaba nabigukundira wakabyarawe. Kubera iki? Iyo uvuga ngo uyoboye abantu, urabayoboye, uri kiyongozi wabo. Bishatse kuvuga ngo abo bantu uyoboye ugomba kubageza aho bagomba kugera. Iyo uri umushumba ukayobora intama, uba ugomba kuyobora abantu uzajyana mu ijuru. Kugira ngo ujyane mu ijuru abashaka kuguma mu isi, kugira ngo uyobore intama n'ihene byose bibangikanye, ni ikintu gikomeye. Umva agahinda Wasuwe yagize. Yahuye n'Abisiraheli, Imana imuha akazi ko kugira ngo abajyane mu gihugu cy'i Kanani, ababere umuyobozi. Amina. Mu nzira aho banyuraga hari harimo inzara, hari harimo n'inyota. Mu nzira aho banyuraga bagendaga baribwa n'ubuzima, bakavuga bati nibura umva abo bantu yarayoboye. Ubundi mwadukuriraga hano kuki? Kubera iki mwadukuye mu Egiputa? Iyo mureka tukigumirayo sha. Mu Egiputa si cyiza bari barahabonye, bashakaga kugumayo ni ikihe? Ko bakubitwaga ibiboko bya buri munsi, bakabumba amatafari ntanganagano bafite, hanyuma bakabakandamiza, abagabo bakabagirira nabi ngo batazatera inda bakongera bakabyara, ngo bakarumbukira mu gihugu, bakabikoreza umuruho n'umuruho. Ariko ngo mwadukuriraga mw'iki mu Egiputa? Kuyobora byari bigoye. Uyu Wasuwe rero yaje kubarahiza. Imana nimuha umugisha. Abarahiza amagambo akomeye. Arababwira ati mw'Abisiraheli mwe, ngaho buri wese nagende muri gakondo ye. Amina. Bari bamaze gushyika. Bari bamaze gushyika. Ngo buri wese najya muri gakondo ye. Ariko icyitonderwa, ngiye gufata iri buye rizaba umuhamya. Umuhamya yuko Imana yabakuye mu Egiputa. Umuhamya w'ukuntu Imana yabambukije inyanja itukura. Bizaba umuhamya, kuko hari aho bageze bivugira n'akanwa kabo. Baravuga ngo tuzakorera Uwiteka Imana ya Isiraheli, ngo n'imiryango yacu. Wasuwe ati ndabazi muhinduka vuba, afata ibuye. Arababwira ati rero impamvu iri buye mudishyize ahangaha ni ukugira ngo muzakomeze kwibagirwa kandi hatazagira gakoma, hanyuma mukava ku Uwiteka Imana yanyu. Ndashaka kubabwira ngo muri uyu mwaka si nkubwiye ngo ufate ibuye urishyire hariya. Ndashaka kukubwira ngo amina, ukurura ahantu wanyuranye n'Uwiteka. Haleluya. Wibuke umaze gupfusha ababyeyi, ukuntu Imana ya Isiraheli yakureze ikakurera kuruta abafite ba se na ba nyina. Wibuke ukuntu wize bikugoye, ukabona minerivare, ukajya kurangiriza hanze biturutse mu mbaraga z'Uwiteka. Imana ihabwe icyubahiro. Wibuke ukuntu wagiriye kuri airport mu muryango wawe, nta n'umuntu wari bwabone kaburimbo umuhanda w'umukara. Hari abawubonye bamaze gusaza, abandi babona umuhanda w'umukara ari wowe binyuzeho. Wibuke ukuntu Uwiteka yakujyanye mu bihugu by'amahanga, wagerayo Uwiteka akaguha ubwene gihugu, akaguha akazi, akakugabira, nawe ukaza bavuga ati dutegereje umunyaburayi. Ugeze hari i Kanombe ndetse n'ahandi, byose bikorwa n'imbaraga z'Uwiteka. Wibuke abagukatiye za gereza, Imana igakinga imiryango. Wibuka ye watangiwe ngo wicwe, Malayika w'Umwami Imana hakahaba. Wibuka abapfumu bakugiriyemo, bagiye mu bapfumu bo muri Afrika, bajya mu bapfumu ba hafi ndetse na kure, bagukubitishije inkuba zo kumanywa, baguhimbiye amadosiye, baguhaye uburozi bw'uburengano, ubutegano, barakugambaniye mu buryo bushoboka. Uwiteka bamba amahema, bahize ibibondo byawe ntibagira n'umwe babona, bakwirukanishije ku kazi, uhita uhabwa kontara shyashya. Ubu tuvugana muri uyu mwaka urayicaranye. Haleluya. Cyangwa warangiye umaze gusinyirwa. Ibyo byose ndashaka kubyibuka. Wibuke igihe wari uryamye kwa muganga, abari bari iburyo bwawe n'ibumoso bwawe bakajya batwara abantu muri moruge buri kanya, kandi indwara wakize hari abo yishe. Imana ishimwe. Ndashaka ko twibuka. Numara kwibuka ibyo bintu, uhita ufata ikintu bita umuhamya, uzakwibutsa Uwiteka iminsi yo kuva ku Mana yagera, ukavuga uti ntibishoboka, ntago namuvaho.
ndashaka winjirane ikintu bita igihamya kugira ngo utazatezuka ukava ku mwami. Ndashaka ngo wibuke, mwibuke uruzerero mwagiye munyuramo, wibuke ubukode wanyuzemo ukaba ufite amazu yawe, wibuke ukuntu wakoreraga abandi ukaba uri kwikorera, wibuke ukuntu bari baravuze ko utazashaka ukaba ubyaye 7, wibuke ukuntu bavuze ngo nta mukobwa wakwemera ukaba warabonye icyuki, wibuke ukuntu bavuze yuko nta musore wagushaka ukaba wibitseho ibogari, wibuke ukuntu bakuroze ngo ntuzabyara ukaba warabyaye abahungu n'abakobwa. Haleluya. Wibuke ukuntu wabwirirwa gukaburara ukaba uri kurya ukaba uri kugaburira abandi. Ni mwibuka abanyarwanda ndetse nabo duturanye, reka mbabwire nimuze twibuka ahandi hari induru tukaba turyamye mu mahoro, mwibuke ibihe twanyuzemo bikomeye tukaba turi mu bihe byiza. Njya mbwira abantu ngo hari ibimenyetso by'amahoro ubona mu gihugu ukabona ko kirimo amahoro. Nubona umukobwa yapfumuje amazuru agashyiraho amaherena 4 ku zuru, ukabona yakubiseho irindi hano, ukabona ku mukondo yashyizeho iherena, ukabona ari kwambara mukondo wazi na mugongo wazi, ukabona ari kwambara deshira akambara akabogisa akagenda, ujye umenya ngo icyo gihugu kirimo amahoro. Kuko ahantu hari intambara n'abamininye bakambara tugufi bambara rukubita ihuko. Ahantu hari intambara, Imana ishimwe no ku mahoro yaduhaye nk'abanyarwanda. Muze tubyibuke. Wasuwe aravuga ngo iri buye ndarishinze, ngo afata igitabo cy'amategeko y'Uwiteka yandikaho amagambo akomeye, avabwira ibintu Imana yanga, babwira n'ibyo ikunda, avuga ibintu Imana yagiye ikorera Abisiraheli. Arangije arabyandika baranasinya. Haravuga ngo iri buye, reka mbabwire impamvu yakoresheje ibuye. Ibuye ntirivunguka, ibuye ntiribora, ibuye rirakomera. Ibuye ribaho imyaka n'imyaka, ntabwo rijya risaza ngo ube wagifata ngo gihinduke iponje. Ibuye riba ari ibuye. Nawe rero ubika ikintu gikomeye mu myaka ufite ku isi, yaba imyaka 100, yaba 200, yaba 90, yaba 70. Iyo myaka uzamara uzayimare ubona ikintu gikomeye Uwiteka yakoze ku buzima bwawe. Mwibuka aho mwanyuze, abagenzaga ibirenge mwarataye inkweto mukirirwa mukatakata mu mahanga muzi ko mutazasubira iwanyu. Imana ikababambira amahema, ikabagarura mu rwababyaye, ikabaha imirimo mugakora, mukaba mubayeho mu mutuzo no mu mutekano. Mwibuke Uwiteka. Mwibuke Uwiteka bagabo mwoswaga n'abagore banyu ngo mudahera umwuka, muri ahantu hakomeye musimbuka intumbi. Mwibuke Uwiteka wabarengeye akabatabara, bamwe bagapfa mwe mugasigara. Ni mwibuke Uwiteka. Abari baracikije amashuri ariko muyasubiramo munashaje kandi muriga murarangiza. Ni mwibuke Uwiteka. Mwibuke yabadeporeje diplome zanyu ikabaha akazi katajyanye n'amashuri mwize. Ni mwibuke. Ni mwibuke abantu bwiraga mutazi ko buzacya, bwanacya ntimumenye ko buzira. Ni mwibuke murebe ipfa Imana yabakuyemo, murebe ibiteye ubwoba Imana yabakuyemo, murebe ukuntu yabarwanyirije ababisha. Nanjye bufite ibintu nibuka. Mureke mbabwire, hari ibintu nibuka ku buryo mvuga ngo kugira ngo mpemukire Yesu afazari napfa bakampamba. Kuko nanjye nafashe uruntu, nafashe ibihamya bimeze nk'ibibuye, ndagenda mbishinga imbere yanjye. Iyo ninjiye mu nzu mpita mbona iby'Imana yakoze, nasohoka hanze nkabona iby'Imana yakoze. Amashimwe n'imbaraga z'Uwiteka birangose. Naho wankura mu bitotsi nagusobanurira Imana ukuntu ikomeye, naho nahura n'ubukene nakubwira ukuntu Imana yanjye ikomeye, naho nahura n'akaga kankura ku Mana nakubwira ukuntu ntazayireka, kuko ntibishoboka kubera ibyo nibitseho. Wasuwe aravuga ngo impamvu iri buye ndihashyize ni ukugira ngo mutazagomera Uwiteka mukamuvaho. Nawe ugira ikintu ushyira ahantu ujye ugikebuka. Nujya kugwa ujye ugikebuka, nujya kuzima ugikebuke, nujya kuyivaho ujye ugikebuka, nujya gucogora ugikebuka, nujya kubivamo ugikebuka, nujya guparika umurimo ujye ugikebuka, kijye kugukebura kikuzane ku Mana. Abisiraheli bari barakorewe ibintu by'igitangaza. Uburyo bakwe mu Egiputa bwari uburyo bukomeye. Uburyo Imana yagendaga irwanya n'ibihugu bibakikije, kuko ahantu hose bagendaga banyura kugira ngo bagere Kanani hari ibihugu bagombaga gucamo bakarwana. Imana yajyaga irwanya ababisha babo.
kandi abisiraheli nta bikoresho bagiraga. Hari ahantu Imana ngo yagiye kubarwanirira ngo ibwira Gideyoni ngo ufate ibibindi n'imuri. Umva iyo mbunda, umva icyo gifaru, ikibindi. Ariko nawe mu nyumvirera ikibindi wagiye kubita hasi ngo ni ikibombe. Ibibindi n'imuri, umva izo mbunda. Urugamba rw'Uwiteka ntago rugombera izindi ntwaro, kuko intwaro Uwiteka yakoresha yari yo yose ku buzima bwawe iratsinda. Hanyuma ngo bageze ku nyanja ngo ntago Imana igeze bashakira amatosha, nta n'indege zigeze ziza kuhabatwara, ahubwo Uwiteka yishakiye igitambo bwe, ahita amazi ayagabanyamo kabiri barambuka. Mu Egiputa noneho ngo ajya kuhabakura, ajya guhabura Farawo. Ntago yigeze atoza abisiraheli igisirikare, ntago yigeze agura burende, nta mbunda zikomeye Uwiteka yigeze agura agira, yakoresheje mu byo yaremye. Nahabwa icyubahiro ngo yahise ahamagara inda ngo zijya mu ipantaro ya Farawo. Haravuga ati nimba uri umurwanyi koko ukaba ufite ingabo zikomeye, nimurasizo nda. Ubu si sasu ryarasinda ziba ngo Uwiteka abateza inda, abateza ibibugu. Ubundi ngo aravuga ati abana b'ifura nibapfe. None se bapfaga hari abasirikare babishe, n'Uwiteka wabanigaga kugira ngo amwemeze. Ubundi aravuga ati ahantu hose mu Egiputa huzura ibikeri. Ubu se ko abantu bazi kurwana igikeri wakirasishe yihe mbunda? Umva intwaro z'Uwiteka. Aragenda kanga Farawo amwicara ku gakanu, aramukanga. Uwiteka wacu nahabwa icyubahiro, aramukanga. Ubundi aravuga ati abahungu banyu bapfe, kandi koko barapfa. Aravuga ngo amazi noneho naba amaraso, igihugu cyose amazi aba amaraso, babura ibyo banywa. Imana imaze kumuhabura ngo ngaho nimugende, hari abari kuri baragenda. Bageze ku nyanja Uwiteka aramushuka kugira ngo Imana ntago yakwica itamaze kuguhombya. Imana nayerega ntinjo. Abantu birirwa bayisingiza ngo ni Imana nziza, mujya muyivuga byose irabikora abantu. Imana y'imbabazi igira n'amahane. Yobu yarayivuze ngo irica igakiza, ishyira ikuzimu ikanakurayo. Kucyo nimwirirwa muyidekora ngo ni nziza. Mamujya ngo mubwire abantu bakomeze bidegenya ngo ni nziza. Imana irakubita. Uzi ukuntu igeze irakara kuri bene Kora bajya bantera ubwoba. Ngo yararakaye ibwira Mose, ngo iramubwira ngo reka nkubwire rero ko ngiye kukurwanirira. Ngo fata abo mu ruhande rwawe, bajye mu ruhande rwawe, abajya mu ruhande rwa Kora babwire bagende, maze ngo arabagabanya, ngo barigabanya. Ngo abari mu ruhande rwa Kora Uwiteka ngo yasamura ubutaka. Ujye utinya umuntu uguhamba ntakireho umusaraba. Aho yabahambye n'ubu ntawe ujya kwibuka bamenya arihe. Imiryango yabo yarababuze, na n'iyi saha ntabwo bajya bagaragara aho Imana yabamiri, baragenda bararigita. Ndashaka winjirane igihamya cy'iby'Imana yakoze, maze mujye mwicara mwigira abanyamurengwe, ahubwo mwirwe mutaka ngo covid ngo iratwishe, ngo ubuguma mu rugo, ngo agapfukamunwa, ngo urukingo, ngo zibaye 6 wenda zizabe 80. Ngo izi nkingo za buri munsi ngo ririri ariko narumiwe koko ahubwo murahazi. Hako sondire kambabazi. Nge nari nzi ko Imana nizana iki cyorezo tukabaho uko twabayeho tuzaca bugufi, ariko ubugome bwikubyaka, ubupagani bwikubaka. Mbese uko imyaka ishira kandi ibintu byose bibaho Imana ibigira ngo tugaruke, ariko ubu bimukomeje kubukomeza. Abagikuzimu mwakomeje kujyayo, abajya mu bapfumu murabikomeje, abarozi mwarabikomeje, abafite indimi zireshya na karuvate mwarakomeje murazigira, abafite inzangano murakomeje. None ngo inkingo ko bari kubakingira se ari cyo bibatwaye. Ushinga igihamya kize ku buzima bwawe, kizatuma utibagirwa Uwiteka. Abisiraheli bari baratambukanya n'Uwiteka mu buzima bukomeye. Imana yagiye irwanya ibihugu byinshi bikomeye. Jya nibuka urugamba rwabereye kuri Ayi. Uwiteka ari kubigisha ukuntu bagomba kwinjira muri Ayi bakayirwanya, bakayitsinda. Jya nibuka ukuntu Uwiteka yarwanye Yeriko. Haleluya. Ngo nimuzenguruke inkike 7 kandi mutuze. Ndumva shaka ko dusenga. Nandi kukubwira ngo uyu mwaka winjirane igihamya ujye ugikebuka.
nubona imbere yawe wabuze aho unyura ujye ureba igihamya kandi iby'Imana yakoze biguha imbaraga z'ibindi zakora. Ibihe turimo biragoye, Satani aratugora n'abantu bakatugora, isi iratugora n'umubiri ukatugora. Uyu mubiri utubaza ibintu byinshi, ukubaza kurya neza, ukakubaza kuryama, ukakubaza kugutekana. Uyirakubwiye ngo ngwino unsige, ugutegeka ibyo ugaburirama, ukagutegeka ibyo wambika, ukagutegeka. Uyu mubiri n'isi na Satani. Ariko dusenge, ugomba kugira ibihamya ukabyinjirana muri uyu mwaka. Uri umunyembaraga wa Mana we, uri intwari ku rugamba no mu ntambara, witwa Ntihemuka niryo zina ryawe, uri intare yo mu muryango wa Yuda ukaba igishyitsi cyo kwa Dawidi. Ngushimiye ibyo wakoze nyakubahwa, wabikoreye Abisiraheli babaho, ubageza mu gihugu wari warabasezeranyije. Dufite igihugu cy'isezerano watubwiye, icyo ni igihugu cy'ijuru. Natwe turakurindiriye nk'uko wabarindiriye. Hari amahanga menshi wabanyujijemo, natwe hari amahanga turi kunyuramo. Hari ahantu henshi wabanye nabo, natwe ujye ubana natwe. Ndagusenze iki gitondo, senge abantu bose bakurikiranyira ijambo, bahembure kandi wagura imbago zabo. Ndabasengeye ngo nibagire ibihamya bibibutse Uwiteka. Ndabasengeye ngo guhezagirwa no kugira neza kw'ijuru ni kube ku bantu bakurikiranyira ijambo, ribazure ribazahure, bagire ibyiringiro by'uko data ariho, bashyigikirwe n'imbaraga zawe zikomeye. Igitinyiro n'igikundiro cy'Imana ni kibe kuri aba bantu. Rwanya urugamba rw'ubugingo bwabo Mana, rengera itorero n'abakozi bawe, girira neza abadukurikira ni hafi na kure. Ubu butumwa bujyane bugere kure, ndabusengeye. Wirukana ikibi cyose cyabukumira, Malayika ushinzwe kubutanga nabujyana abantu bawe bakire, mugambi bawusohore kuri twe. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Rero uyu mwaka wa 2022 ndabifurije kugira ngo mwinjiranemo igihamya cy'iby'Imana yakoze. Ibyo uzahura nabyo bizatuma utajegajega, hanyuma mukomeze guhirwa. Hanyuma ibi biganiro mukomeze kubisangiza abandi, mukore subscribe abatarayikora, abandi mukomeze gukora share, mwandika na comment, mutugira inama kandi mudutera inkunga mu buryo bwose. Imana y'amahoro ibahe umugisha, amen.